gitondo ati ndatwite shit kubera ati putain qu'est-ce qu'on fait bah écoute bah tant pis c'est ça nibyo bintu byibera abagabo bananirwa ukabona bamise harira imana hagena imana hakiza imana hakuza Yezu parce que oh putain ibitekerezo ni byinshi mu mutwe w'umugabo ku buryo atazi no kwifata no gukoresha uburyo bw'uburinganiza urubyaro iki uza ko bagongera iminsi ko oya kuboneza urubyaro ntabwo bivuga kutabonana n'umugore we. Kuboneza urubyaro rero wari uzi ko bitangiza abagore ni nk'ibyo byose nakubwiye muri sante y'abagore rero justement urakoze cyane niba umugabo avuze ati bo écoute aho kugira ngo mwangize oh la la abagabo batagatifu byose biporta risque kuko byose ni ibibazo.